Ndabasuhuje muhawe ikaze kuri uyu munsi wa none tukaba tugiye kurebera hamwe inkuru y'urukundo. Ni umusore wari uciriritse wari uri aho ngaho adashamaje wakoraga muri kampani ndetse akaza kujya mu rukundo n'umukobwa wa boss. Mugiye kumva ndetse muze kubana natwe kugira ngo muze gukunda iyi nkuru ndetse musakaze n'abandi, dore ko ari inkuru iteye amatsiko ndetse ikaba ari inkuru iteye amabengeza cyane kuri uyu musore cyane wakoraga muri iyi kampani. Inkuru yacu y'urukundo tugiye kuyitangira kuri episode ya mbere, ibanga ritangira. Hari mu mujyi wa Kigali mu nyubako nini y'ikigo cy'ikoranabuhanga cyitwaga Vision Tech Limited, hakoreraga umusore witwaga Keve. Uyu Keve yari umukozi mushya wari winjiye muri kampani ndetse akaba umukozi, umusore w'umuhanga cyane mu bijyanye na mudasobwa, ariko afite ubuzima bworoheje, nta mafaranga menshi, nta bantu benshi yarazi muri iyo kampani. Ku munsi wa mbere yinjira mu kazi, umutima we wari wuzuye ubwoba n'ibyishimo icyarimwe, ndetse muri we yaribwiraga mu mutima uti ntugakora amakosa. Yibwiraga bucece yinjire mu biro bye ndetse yinjira mu biro bye atuje cyane, ariko ubwe aribwira uti ntugakora amakosa. Ariko hari ikintu atarazi kuri uwo munsi, yari bwo ubuzima bwe bwose bwari bugiye guhinduka. Gusa muri iyo kampani Vision Tech Limited hari umubosi wari utinyitse cyane. Uwo mubosi w'iyo kampani yitwaga Mr. Rukundo. Yari umugabo ukomeye cyane utinyitse n'abakozi bose, nta muntu wemeraga ndetse wari wemerewe kuvanga ubuzima bw'akazi n'iby'urukundo muri iyo kampani ye. Uyu Mr. Rukundo yari boss ndetse akaba umugabo utinyitse. Yari afite itegeko rimwe rikomeye rigira riti nta rukundo mu kazi. Abakozi bose bari babizi kandi baryubahirizaga, dore ko yari kampani ifite abakozi benshi cyane ndetse havanzemo abakozi, abasore, abagabo, abamama, abapapa, mu nce zose zitandukanye, mu ngeri zose. Gusa ku mugoroba w'uwo munsi Keve yari akiri mu kazi arimo gutunganya proje ye, ndetse yumva urugi rufungutse gahoro gahoro. Yarahindukiye bucece, arebye abona umukobwa mwiza cyane yinjiye. Yari afite isura itangaje, yambaye neza, asa neza, umukobwa w'umusirimu cyane. Nuko ati arafungura rwa rugi. Keve ubwe yarahindukiye, yarahindukiye aribaza uti ese uyu mukozi ko yaba adasanzwe. Mu ijwi rituje undi ati hero, uri mushya hano? Uwo mukobwa yabajije mu ijwi rituje, arimo abaza uwo musore, dore ko uwo musore nabwo aribwo yari yatangiye akazi. Keve yarahagaze gato, umutima utangira kwihuta cyane ndetse utangira gutera. Arangije aramubwira uti yego ndi mushya. Asubiza atuje ariko agaragaza ko yamukunze muri ako kanya, dore ko nyine amarangamutima yahise atangira kubigaragaza. Batangiye kuganira gato, bavuga ku kazi, ubuzima n'inzozi zabo, dore ko baganiye biratinda. Bidatinze Keve yatangiye kumva hari ikintu kidasanzwe kuri uwo mukobwa, dore ko yari yatangiye kumva nyine ubwe hari impinduka. Ntabwo yasaga n'umukozi usanzwe, hari icyubahiro yari afite n'uburyo abakozi bamwubahirizaga batavuze bakamwubaha. Bamwe muri bo hari abari bamuzi. Keve ntiyabyitayeho cyane kuko icyo yabonaga ari umukobwa mwiza, umukobwa uteye neza, useka neza ndetse uri kuganira, akandi akaba azi no gusetsa, bikanagaragarira mu mvugo ndetse no mu magambo yakoreshaga, bigaragara ko ari umukobwa w'umunyabwenge. Bukeye bwaho mu nama y'abakozi bose, boss Mr. Rukundo yinjiye mu cyumba aho bakoraga staff. Abantu bose baraceceka, dore ko yari umugabo benshi batinya, yari umubosi benshi barebaga bose bagatuza. Yahise avuga ati uyu munsi ndabamenyesha ko hari umuntu w'ingenzi mugiye kumenya. Yahamagaye wa mukobwa. Keve ahagarara umutima ndetse arikanga. Boss akomeza kuvuga ati uyu ni umukobwa wanjye yitwa Diane, duhereye kuri uyu munsi wa none azajya akorana namwe hano muri kampani. Keve yumvise isi muzenguruka kubera nyine yumvise yikanze, ndetse muri batangira kwibwira mu mutima uti uwo mukobwa nakunze ku munsi wa mbere, ese yaba ari umukobwa wa boss? Mutangaza. Nyuma y'inama Diane yegereye Keve, dore ko Diane nawe yari yishimiye Keve, aramusekera nk'ibisanzwe, aramubwira uti ntugire ubwoba, ibyo twaganiriye ejo ntibihinduka. Ariko Keve yarazi neza ko iri ari ibanga rikomeye cyane. Niba boss abimenye, ibi bishobora gutuma atakaza akazi ke burundu, dore ko yari umunsi wa kabiri. Aha tukibaza uti ese Keve azakomeza kugira umubano we na Diane cyangwa azahita atakazi akirinda ibyago? Ibuka kuri subscribe kuri channel Kizito Info niba ubanye natwe bwa mbere, kugira ngo episode ya kabiri itazagucika. Ushobora kwibaza uti ese kuri episode ya kabiri uyu musore Keve azemera kugirana umubano na Diane cyangwa azahitamo
gutakaza akazi ke burundu.